Hari ikintu nshaka ko tuganiraho bakunzi badusaba muri Talks. Hari umukobwa bita ngo ni Cadette wigeze kwitabira irushanwa rya Miss Rwanda mu myaka yashize, ndibaza ko ari za 2019 niba nibuka neza. Uyu mukobwa yahoze avuga kuri post avuga ngo abagabo benshi bitewe n'amagambo Apotre Gitwaza yavuze ejo bundi ku bintu byerekeranye no gutera ivi. Gitwaza ubwo yavugaga ati biriya bintu ni imico itari yacu, nta nubwo n'imico y'abantu bemera Imana. Ubundi urinda kujya gupfukamira umukobwa cyangwa gupfukamira umuntu mu buhe buryo? Ubundi ibintu byo gutera ivi katari umuco wacu nk'abanyarwanda, katari imico y'abantu bemera Imana. Ubundi uzapfukamira Imana yonyine. Ubundi urinda kujya gupfukamira umwana w'umuntu mu buhe buryo? Ibi Gitwaza njye yahoze avuga. Uwo mukobwa rero yaje kurenzaho aza avuga ngo abagabo benshi n'abantu b'igitsina gabo ati bishimiye ibyo bintu cy'amagambo yavuzwe na Apotre Gitwaza, atariko aturetse kuba wenda babyishimiye ati bameze nk'aho wagira ngo barimo baritaza cyangwa bakwepa inshingano. Aha hantu uyu mukobwa yakomeje kwiyitsaho, nicyo kintu cyane tumwe nkora kino kiganiro. Nari nashatse no kunagikoraho gusa ndavuga ni nzagikora. Ikintu cya mbere no mukobwa yibeshye ikintu kimwe. Hari abakobwa biteretse bumva ko ubwiza bwabo bugomba kubahesha buri kimwe. Umusore yapfukama yazana buri kimwe cyose, yamukobokera yakora buri kimwe cyose. Ariko hari ikintu kimwe abantu bibeshya, uretse kuba gutera ivi bitari mu muco nyarwanda gusa nubwo bikorwa n'uyu munsi n'abantu bigana imico mu burengerazuba. Ubundi gutera ivi mu Zambia, uyu muco ntabwo ari umuco w'abanyarwanda ndetse si n'umuco w'abanyafurika mu buryo busanzwe. Uyu muco ubundi wazanywe kera aho abagaragu bakundaga ba nyirabuja. Umugaragu akijandika mu rukundo rwo kuba yisanze yakunze nyirabuja, akamupfukamira akamuga ati mabuja ndabizi ko ntabwo kwese nkwiye kuba urukundo rwawe, icyubahiro akindusha ndetse undusha n'amafaranga, njye nawe n'ubundi watureba yabona ko ndi hejuru randuta muri buri kimwe byerekeye n'ubuzima n'imibereho. Atariko wangize imbata y'urukundo kuko nagukunze, nubwo bidakwiye mbabarira mfukame umbere umugore cyangwa se mbabarira nce bugufi kuko tudasanzwe n'undi tureshya no mu buzima n'imibereho, unyemerere nkugire umugore. Iyo aho niho hantu haturutse umuco. Ese musore cyangwa we mukobwa urahaguruka uyiga amafaranga ukundane n'uwo mukobwa udapfukamye, ubundi ntabwo urukundo rwabo ntabwo wamwereka ko mukunda, utarinze kujya guca bugufi ko Imana ari ikwiriye gucibwa bugufi n'ukayicira bugufi. Kuki urinda gupfukamira uwo mwana w'umuntu? Nemera ko nshobora gupfukama bitewe n'icyaha cyangwa igihano naba nahawe, kuko byabagaho kuva kera tukiri abana, umwana bakamuhana baryo. Ariko se uraba warihirinze ushaka amafaranga, umukobwa mukundana umukunde nawe agukunde, ubundi udapfukamye byakwica kuki? Nibwira ko umukobwa aramutse avuze ati njye nawe reka dutandukane biturutse kuri iki kintu, uwo mukobwa wakanamuretse. Kuko umukobwa muzima uzi agaciro k'umugabo ntabwo ari ukwiye gutuma yino ujya gupfukama. Umugabo agirwa umugabo n'inshingano. Uyu mukobwa nicyo kintu yibeshye, ajya kuvuga ngo gupfukama ngo abagabo ngo babirengeje inshingano, ngo babyibagize, ngo barimo kubugambo nk'ubwo ngubwo. Bano bakobwa batoya hari igihe bitwaza ngo uburyo basa, ngo uburyo yagize gute. Ese ubundi uburyo asa, ubundi asa atandukanye n'abandi mu buryo buhambaye. Ubundi se ko uko waba usa kose kazi muzajya muri metero 2 kuri 2 bakaguhambuka bisanduku ukabinyo, urwo ruhu rwose rugatonyoka, nta kintu uri cyo kihambaye. Ubwo bwiza rero ukumva ngo umuhungu ngo ntiyagupfukamiye ngo ntiyateye ivi, njyewe ahubwo bibaye ari icyatuma ugenda, kuko buryo umukobwa ugukunda yakanakubahisha avuga ati niba tunakundana cyangwa se njye nawe ari mu rukundo, reka twicara ahantu cyangwa se dushaka ahantu twicaye niba nabo dutumira. Icyambere uko gutera iryo visi ko kurambana n'umuntu si kurwo rukundo kubuciye bugufi ako kanya bigena yuko urwo rukundo rwanyu zaramba cyangwa se mumarana igihe. Ingo nyinshi gatanya zirwa, ndetse aho hadukiye no mico myinshi abagabo basa nkaho nta n'icyubahiro bagifite mu rugo rwabo. Umugore yirirwa abwira umugabo ati nkora imbwa zikurya, umugabo nta gaciro kigira, abagabo barakubitirwa mu ngo. Ejo bundi wese ndeba umuvugizi wa RIB Dr Murangirwa Bitseri avuga ati ndashimira abagabo bihanganira ibigeragezo n'abakubitirwa mu ngo, ati kuba mutabasha kwiyorana no kujya gute. Kuki ibyo bintu bundi biriho? Ibyinshi biterwa n'ibi bintu. Buri umugabo wamaze kwisuzuguza agaciro k'umugabo, ntabwo umugabo, inshingano y'umugabo ntabwo ari ugutera ibi. Inshingano y'umugabo ni uguhaguruka agakora agahanana ko umuryango ugomba kubaho ndetse n'iterambere ry'umuryango, agakunda umugore we, agakunda n'abo babyaranye. Inshingano y'umugabo mu gutera ivi ni iyihe? Ku buryo umugabo ngo abyirengagiza nk'uko uwo mwana w'umukobwa ngo ni Cadette yabivugaga. Hari igihe nyine abakobwa ubwabo nyine abagabo nyine gusa mpamya ko nyine abantu babikora kuriya ni abagabo bihimbwa muri makeya, ntabwo nanatinya kubivuga, kuko umuntu umukunda nawe agukunda musohokeye ahantu, icyambere muba mugiye no kunabikora mwana byumvikanyeho.
munabizi ku buryo rwose ubona ukabona arimo aririza amarira ngo biramushimishije, already ababizi akenshi ko agiye kujya kwambika iyo mpeta. Kuba umuntu wamukunda mugiye mukicara ahantu mwatumiye n'abantu mukicara ku meza cyangwa mukicara cyangwa mwese mugahagarara, nta urinze gupfukamira undi wo mwana w'umuntu ko atari Imana ngo urarinda kujya kumupfukamira. Ibitangaza bituma umupfukamira ni ibihe? Abakobwa uretse ubujiji no gukurikira imico y'ahantu mukurikira iyo mu bazungu mu burengerazuba bw'isi, iyo mico yo gupfukama no gutera amavi muza yiva. Ubu se so na nyoko ko batigeze batererwa ayo mavi cyangwa nyoko atererwa iryo vi na so byabujije kurambana? Ubu se witegereje ukareba amateka y'ahahise yo gusezerana n'uko abantu babanaga, ubona kera ariho abantu babanaga bakirwa baserera bagatandukana nk'uko ingo bibaho uyu munsi. Ubu se ako kantu kabasaza ku buryo wumva ko umuhungu agomba gutera ivi agapfukama, cyangwa se akajya aho ngaho ati ewana will you marry me nawe ukigaragaza urira nk'umuntu wigira nk'aho ibyo bintu guteye emotion nk'aho abigukorera utabizi nibihe. Abantu b'iyi minsi sinzi uko ibihe bigenda biza cyangwa se ko twitwa ko tujya mu iterambere, abantu turigana imico y'ahantu tutazi, ukabona ibintu nk'ibyo by'ubutinganyi nabyo biraje. Ibi ni bimwe mu bintu abantu mu burengerazuba bagenda badukururira. Abantu bariyambika ubusa, kera umuntu yabaga yambaye yikwije, ugasanga niko gaciro, ndetse no kuba umukobwa atagenda yanitse ayo mavi n'ubwo bukariso bwe bwandagaye. Abantu barasaze muri kino gihe ku buryo gutera iryo vi uritera ngo bigende bite, uritera ngo birambe azagukunde cyane ntazaguca inyuma ejo cyangwa ejo bundi muzihangane ibigeragezo. Ibyo uzabikora n'ubundi ejo cyangwa ejo bundi nta burambe ntabiho. Umuntu niyagukunda mwakumvikanyeho kugira ngo mujye guca bugufi, wapfukamira iyo Mana yonyine. Niba kera ubu se so na nyoko nibwo bahemukiye kano kanya iyo ugize ikosa ukora so cyangwa nyoko uramupfukamira, maze n'imyaka umaze kugeza mu myaka 20 kuzamura, so cyangwa nyoko ntiyapfa gutuma umupfukamira kugira ngo byemere neza. Keretse ibihugu nka Uganda cyangwa ibindi bihugu bindi bifite umwihariko uko umugore apfukamira umugabo, ariko umugabo upfukamye rwose uwo mugabo aba yigeze sembwa mu rugo rwe. Simpamya nge ngo umugore bari ubikora, oya nta n'uwo nshaka bikorera undi, ariko mwakundanye mugakundana urukundo rwo kudapfukama mujya kwigana imico nk'iyabaza bino bintu byo gupfukamira no gutera ivi. Kibinge bari imico ahandi aho umuntu yavuga ati nge ndi umuja ndabizi ko urukundo rwawe rwamfasha nabaye nk'imbata yawe ntitureshya no mu cyubahiro. Ese uwo mukobwa ugiye gupfukamira iryo vi cyangwa ugiye kuriterera ntago mureshya aragusumba ku rwego rwo kubona ukabona ntago ukwiye akaba yishakira abandi rero ku rwego rwe nta mahirwe n'ubuntu budasanzwe kugiri. Niba yemeye ko mubana nawe bagushaka nawe umushaka, kuki urinda gupfukama? Twakubahanye niba ukunda umuntu ukamwereka urukundo mu buryo bw'amahoro no mu buryo bw'uko bitateza agasuzuguro ndetse no kwigana imico y'ahandi tutazi, urwo rukundo narwo ko warumugaragariza ariko utapfukama.